Dusubiye inyuma gatoya, ntago twakirengagiza yuko mu mwaka w'igihumbi 1959 bishe umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa wari warasimbuye se Yuhi Musinga. Uyu bamwishe bamuteye urushinge. Ikindi kandi ntitwakirengagiza yuko bakomye Rutenderi bagafata Yuhi wa gatanu Musinga bakamucirira muri Kongo, aho yaje gutangira aho bita Muba aguye ishyanga. Nanone kandi Umubirigi nta kizakorera u Rwanda kubera yuko mu mwaka w'igihumbi 1961 birukanye Kigeli wa gatanu Ndahindurwa bamukura mu Rwanda aho yari umwami ayoboye, baramumenesha ajya kugwa ishyanga aho yahungiye muri Amerika, akaza gutangirayo mu mwaka wa 2016. Ndagushimiye udahwema gukurikirana Umuco Wacu TV ku biganiro byiza kandi bicukumbuye ku muco n'amateka by'u Rwanda tubagezaho. Nge wakugezaga ikiganiro ndi Waryiyonza Bashirangabo. Ndagushimiye.